ariko ntiwamenya ko agambiriye ibyo bintu kuko nyuma yaho nyine amaze gukuramo isume arambwira ati se ko ufite isoni ndamubwira ati nta soni mfite kandi arakare ko gutaruka utambwiye kandi warakambwiye ukuntu ngo watangiye unamusiga amavuta mu mugongo yambaye isume none arambwira ati hari ahantu nari gushyikira yego ako kantu hari ahantu nari gushyikira waza ukansigira amavuta mu mugongo ndaseka arambwira ati se ahantu ngenda umugabo wawe ku buryo ngusiga amavuta arambwira ati sha ibyo ntabwo ari byo uri mwanya kamubwira abantu bari kuri kamera hari ukuntu umujijisha wabwira umuntu ngo njyewe ngiki ngo ndi umugabo wawe wese wabimubwira koko ntabwo nigize nyine narabimubwiye nabwira ati ariko umugabo wawe niwe wenyine wemereye kugukora ari niwe wemereye kugusiga amavuta mubwira rero imbo umugabo atari buze nisohoke arambwira ati hoya ibyo nabirenze ngo nitsigire hano ntabwo ndimo kwajya ndakomeza ndabyaha none harangije aravuga ati ukebyihorere nahije navuga ati kugira ngo utarakara reka magusigira namusigiye nta n'ikibazo mfite ubwenge bwari bugarutse cyane mba nta n'ikibazo mfite ndamusigiye ntabwo ari ibintu birenze noneho arambwira ati rero uba winjiye hano mu cyumba hari umuntu ugiye kunsanga hano niwe muri buzamukana nyine arahita agutwara mu modoka nanjye ngiye kuhita njya hanze simenye ko ari imitwe yapanze yo kugira ngo ngumaho noneho ndangije vuga ati nta kibazo ubwo ari umuntu nizera ninjira mu cyumba hari icyumba cyiza pe nawe uhageze ahita uvuga ati reka mwanyuremo hano kuko cyari icyumba nanjye ubwanjye narageze mvuga ati ngeze mu ijuru navuze yes reka nongere ngo ikaze akomeje gukurikira Afrimedia Rwanda wowe wakoze subscriber nawe turakora subscriber icyo gihe nako kanya udakubwiye ngo Uwiteka akomeze aguha umugisha aho waba uherereye hose amajyepfo amajyaruguru ndetse no mu mujyi wa Kigali rwagati biri kuva kuri mikrofone ni Sajo Top 50 cyangwa se unyite ikinyafrika original uyu munsi turi kumwe n'umuhungu aratangira bibwira ko n'ubwa mbere mumubonye kuri channel yacu guys we kora subscribe comment share twibanire 5 kwa 5 waramutse ni mwiriwe bimeze simwiriwe bimeze saa sita ziri hafi kugera ubwo ni mwiriwe amakuru ya makuru ni meza watangiye gukurikira Afrimedia Rwanda nitwa David nsinzi wenda imbe izina rya kabiri naryo narivuga ariko irya mbere uburenganzira bwawe iri ni reka turireke dukoresha iryo ryonyine David amakuru ni meza 2025 ihagaze gute wayinjiyemo gute 2025 nayinjiyemo nabi pe nabi cyane kubera iki niyo mpamvu wanumiye hano nanjye kugira ngo tuganire ibira bintu wabwiye ushaka ko tuganira byabaye 2025 cyangwa 2024 nyine uri kumva byabaye 2024 tumbyinjiranamo na 2025 okay urimo urashaka ko byigobotora cyane bidanje ariko nyine Imana ninshyigikira no kubyigobotora okay iyo bavuze David bavuze inde ni muntu ki David David ni bisobanuro byinshi ntabwo najya kure ku bisobanuro byabyo ariko wowe ndi muntu ki njyewe nari umucuruzi nakoreraga umukire mu mujyi mu bijyanye no gucuruza ibyombo amasafuriya amasahani nyine bese buri kintu cyose cyo mu gikoni uwo ni David nyine ndashaka wumve background yawe uri ingaragu uri umupapa uri umusore nyine tubwire niyo mpamvu baje David ni muntu ki sibo nakubwira ko ndi umupapa nakubwira ko ndi umusore sinzi uko tugenda tuganira niko uri burusheho kugenda usobanukira David wigize kuvuga ngo mbere ko ujya kuza hano wasabye gushaka kuganiriza abakunzi ba Afrimedia Rwanda ikibazo ufite wasa nko nyine twatangira ukatubwese byagenze gute nyirizina ubundi mpamvu nanjye navuze ngo reka muhamagare uze tuganire nagiraga ngo hatazagira undi musore cyangwa se umukobwa urubyiruko
rugwa mu byo naguyemo byo baguyemo. njyewe mubona hano ni David koko nkuko nabibabwiye. uwo mukire nakoraga ni umumabuja, ni umumama ukomeye ufite amazu hirya no hino, afite n'iduka mu mujyi. twarakoranye tumarana amezi ni imyaka 3 dukorana. ndibuka ko nagiyeyo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere muri 2023 ni na kabiri. yego kuri kumva 2025 ntabwo nayibara kuko ntabwo nyikorayo. nashatse kwigobotora nyine ikibi cyangwa se kuvuga ngo umwanzi. yego kwigobotora ikibi waramukoreye ubwo ni mabuja. yego kakano kariteye ubwoba. niyo mpamvu nyine nanjye nahagaze aha kugira ngo mbivuge neza fresh. ni ibintu nyine ubwo bivuze ngo ni ibintu biri nyine ni ikibazo cyugarije urubyiruko. ni urubyiruko muri rusange batazagwa mu ibyo bintu. byagenda bigenda gute tumaze gukorana? ndashaka duhere ukuntu mwatangiye gukorana. yego bwa mbere nari niye muri quartier nakoraga akazi ko mu rugo. ko mubona gutya nakoze akazi ko mu rugo n'ubu wakamara agakora pe bitewe n'igihe ngezemo cyangwa n'ikintu n'impamvu n'icyo ushaka. kuko ndibuka yansanze ahantu ku gipangu Gwaha. undi aganira n'uwo mukire aho nakoraga. arabwira ati umusore wawe naramukunze, nabonye ari umwana mwiza, abasha gukora neza, abasha kwitanga mu kazi. ndangije uwo mumabuja nyine nakoreraga nawe hari Kicukiro, arambwira ati se ko hari umukire hano umugenzi wanjye wagukunze ngarashaka kuguha akazi ko kumufasha gucuruza mu iduka ryo mu mujyi, ibyo wabyemera? amubwira ati se mabuja ko nari maze igihe kinini hano, nawe nari maze umwaka nakeka. bivuze ntabwo ukunda guhindagura akazi? ntabwo nkunda guhindura akazi kuko nyine iyo nagukoreye pe urishima, iyo nagukoreye mbese uba bureka wenda icyo kintu nahuye nacyo nicyo kintu cyatumye maga gukorera abakire. ariko n'ubu wakama ntabwo nakama. urumva wari ufite umumabuja mwiza, umumabuja wa mbere we yari mwiza ko yabonye ukeneye akazi akisumbuyeho kinjiza menshi kurushaho, aravuga reka mutange ujye gukora. kuko yaraje aranganiriza arambwira ati rero igihe tumaranye ni kinini, kandi reba uri umusore nawe mu gihe kiri imbere ushobora gushaka ugashinga urugo, ariko akazi ko mu rugo ntabwo wakomeza kugakora. nari muboneye akazi keza kuko yamembaga yamembaga 50 aho ngaho nakoreraga 40. ukumva ahantu bamvanye banjangijije ni ahantu ni ahantu nyine nawe wakishimira. nawe wahishimira. abantu bakoreye 50 ni bake muri iki gihugu. yego turakora. uwo munsi mva mu rugo ndabyuka hari saa 12 za nimugoroba, ndagenda ndarakora uwo mumama igitondo, arambwira ati yinjira mu modoka tugende tujya mu mujyi. n'ubwa mbere nari ngeze mu mujyi. oya wese uza naje navuye Nyamasheke ariho mu rugo, ninjira mu mujyi wa Kigali ari uwo mumama umamagaye. nawe twahuriye ahantu ku gasantere baje mu bintu bijyanye n'umupira, bahita ambwira ngo namurangiye umukozi ajyana i Kigali. ndavuga ati se wanjyanye? naho nahereye ambwira ko nzamubera umwana mwiza kuko nanjye byiyiziho pe. icyo gihe nyine ari mu gitondo anjyana mu mujyi, tugezeyo arambwira ati rero ugiye kujya umfasha gucuruza ukorope na hano, umuntu uje nyine ube wahanura ikimuhereze umugeze ku modoka. noneho uko ngenda ndushaho kugenda nkora, agenda anyizera nyine kuko nta mico mibi niyiziho. ngenda yanuma amafaranga, hari n'amaga miliyoni, hari n'amaga 500,000, nkaza uko yabinumye akaba ariko mbimuhereza. noneho rimwe aza kunuma 5,000,000 mu Gakinjiro. hari umuntu yari amaze guha amasafuriya 30, harimo n'andi mafaranga ngo yari amurimo mbere. arangije ndibuka ko yahise uwo mumama ambwira ati ufata agafanta unywe, ntabwo wahita usubira mu mujyi nta kantu ufashe. ugenda ibuka nariye inyama. uriye inyama muri hoteli? ntabwo ari muri hoteli iwe, ni iwe mu rugo rw'uwo mukire. naje rambwira ati tegereza ubanze urye. ndarya, maze kurya
nibwo yahise agira gute, nibwo yahise amereza ayo mafaranga muri envelope, arambwira ahita ufata moto, ayo mafaranga ni menshi uyajyane mu kazi kuko nta n'umuntu uri bumenye ko ari amafaranga, kuko nari mfite agakapu nyakubita mu gakapu, abantu nyine ubwo baba bagira ngo ni akazi uvuyemo cyangwa se nkajyana nyamuhereza yose uko yakabaye ndayamuhereza. Noneho uwo mumabuja akajya yitegereza akavuga ati se uno muhungu nyuma amafaranga yose nimba ariko yabitekerezaga simbi nyuma amafaranga yose reka aze mugerageze rimwe aza nimba yarabipanze nimba byaragenze gute simbi, afashe miliyoni 30 azihereza umuntu w'umukire, aramubwira ati hari umuntu ndi butume mu gitondo uzimuhe, amereza izo miliyoni 30, arambwira ati rero uraza kunsanga kuri hoteli iri i Remera, ntabwo nyivuga izina, iri i Remera. Arambwira ati niho uri butege umumotari akugeze kuri iyo hoteli, niho uri buzinzanire mu cyumba mbari 300 na kangahe, ntabwo ndimo kwibuka nyine, ntabwo ndi kwibuka imibare neza, ntabwo ndi kwibuka imibare. Ko nagiye kuri iyo solution masanga umukobwa, amubwira ati ndashaka umuryango n'uyu, ahita avuga ati ni wowe bari bavuze ngo nuza bitujyayo, avuga ati yego. Barabanza baransaka babona na amafaranga menshi mfite nyine, ahita bavuga ati okay ni hariya muri kiriya cyumba. Ndazamuka muri esanseri, ndibuka ko nageze muri nivo ya kabiri ya gatatu, ngezeyo niho nahise nambika nyine muri iyo korodoro, mbona icyumba, ndakomanga nkomanze ndamubwira ati akira amafaranga warunumye, arangije arambwira ati se ugiye kuhita ugenda none? Noneho ndamubwira ati yego ngiye gusubira mu kazi kuko nasize umukobwa uriyo, twari dufite umukobwa dukorana, ariko hagati aho uwo mukobwa twakoranaga yari afite murumuna we, kuko we yari yarashatse nyine, yashatse vuba uwo mukobwa, ariko n'ubundi agaruka mu kazi. Yari afite murumuna we, dusigaye duciringa dukundana nyine. Ukundana na uwo murumuna we ndimo kugenda nisuganya mu ngura n'udukoresho tumwe na tumwe, nari mfite akageto nyine kari icyuma na sare, ariko karahendaga. Uwo mukobwa bakenera kuza kunsura bakahansanga, ariko ntabwo nemeraga ko umukobwa ashobora kuza ari wenyine, kuko nibazaga ubuzima ndimo kuvamo naho ndimo gushaka kujya aje akahakwamira, navuga ati aje akahakwamira, kandi mfite target yuko uzamushyira mu rugo, nzabanza kubyereka ababyeyi nyine. Njyewe mvuga ati ndi umukristo, n'uwo mumabuja nyine twarajyanye, ahita tujya mu rusengero aho basengeraga, ntabwo mavuga izina. Mabuja yari yarakujyanye n'ahasengera, uyoboka idini, ubu nyine wari umaze kuba nk'umwana mu rugo. Ni hano mu Rukiri, mu Rukiri ni caca, ariko ntabwo uyivuga izina, ntabwo nyivuga izina, mutazahajya mukahita mumumenya. Niko kugenda nyine, ndamubwira ati rero ntabwo nasigara nyine uwo mukobwa uri ku kazi, ntabwo namusigira akazi ke wenyine cyangwa se akazi wenyine, kuko urabizi ko akazi hari ibintu byinshi ubizi ko ari njye ubiterura cyangwa se ari njye ubimanura. Arambwira ati akazi kihorere nyine, nzi ko ari bya bindi nyine by'umuntu mukoranye mumaranye imyaka 3, ntabwo aba ari ibintu birenze, Noneho arambwira ati rero uba winjiye hano mu cyumba, hari umuntu ugiye kunsanga hano, niwe muri buzamukana nyine, arahita agutwara mu modoka, nanjye ngiye kuhita njya hanze. Simenye ko ari imitwe yapanze yo kugira ngo ngumaho. Noneho ndangije vuga toke nta kibazo, ubwo ari umuntu nizera, ninjira mu cyumba, hari icyumba cyiza pe, nawe uhageze ahita uvuga ati reka mwanyuremo hano, kuko cyari icyumba nanjye ubwanjye narageze mvuga ati ngeze mu ijuru, nahise avuga mu mutima mvuga ati ngeze mu ijuru rya Kamonyi, nanubwo ari ijuru nyajuye, kuko ari ahantu nabonaga, Imana nabonaga ari ahantu harenze, hari heza cyane. Hoteli abizi baba bateguye fresh, tumeze neza, bari n'abajyamo se bamenye ko bwakeye. Gusa icyo gihe ahubwo umuntu amenya ko bwakeye, uko ninjiyemo niko nabonye hakomeza gusa nyine, nta kihinduka, haba haka
haba hameze fresh. Nanjye nicara ku ntebe yaho haba harimo amadive nyine nicara nk'umuntu nyine utegereje nyine utegereje nk'umuntu wagiye gusura abantu ukuntu aba yicaye ameze. Ko ntabwo nabyiyumvagamo ahantu ndi nkajya nitegereza nkazenguruka nkareba no muri dushe yaho ndareba no muri toilette nyine ubona ari ibintu bidasanzwe ahantu ugeze kuko ntabwo nigeze magera aho hantu ni n'ubwa mbere nari mageze. Ndangije nyuma y'iminota nka 30 ava muri dushe avuye muri dushe araza yicara aho ngaho nyine yambaye isume y'umutuku ateze hari ukuntu batega n'ibitambaro mu mutwe kimeze n'isume yateza mu mutwe. Hangije aravuga ati se wa muntu ntago araza ngira ngo koko nibyo ari kwibaraguza wa muntu ntago araza. Nanjye ndavuga ati ntago araza ubwo naza nyine ndibuze kukubwira reka mbe nihengetseho gato. Agenda mu cyumba arongera aragaruka aravuga ati se ntago araza ngo ngwino nkwereka ahantu uba wicaye. Aravuga ati oya reka mbe nagerereje aha. Aravuga ati oya bari nkwereka ahantu uba wicaye nta kibazo. Ndagenda mu kwinjiramo umva mani buriya ugiye kugwa mu mutego ntabwo ari ibintu byoroshye kuko uwo mumabuja ni mwiza pe nta nubwo ari wa muntu munini kuko si nkunda abantu banini cyane nanjye ntabwo nkunda abantu banini. Umurebye wajyana umukobwa kandi ari umumama afite abana babiri. Umugabo we niwe uba munini nyine niwe ubyibushyemo ukuntu ariko ni munini ntabwo ari munini cyane nawe ariko ubona ko ari muto. ubwo ugiye nyine aho agiye kukwereka yicara. Oya banza wumve bari mu mama nta n'ibintu byinshi yakuyemo igitamba isume mu mutwe azunguza imisatsi. Hari ukuntu abakobwa bayizunguza ndavuga ati ibintu ntabwo ari ishyashya. Yazunguje imisatsi gutya nyine hari ukuntu bayizunguza akamanura umusatsi nyine gutya ngo arimo guhanagura. Nanjye ndijijisha nyine nsa nkaho namubonye nirebera hirya. Nanjye aravuga ati se ko mbona ufite isoni. Avuga ati nta soni mfite gusa nuko uwo muntu yatinze mpita nigira muri telefone nari gifite dore ngiyi nubwo kashaje nyine ariko nkakanjye nyine. Yego hangije uwo mumama arangije nyine mani kumureba nawe ubwawe yagukurura apana kuvuga ngo nta muntu atagoje. ni mwiza nyine umurebye wajyana umukobwa cyangwa ntabwo wabwira gastori nkagira ngo ni baba mukecuru bakuru. ntabwo ari umukecuru mukuru kuko nyine ubona ko ari simple nyine ubona ko ari umuntu ugize ucisha bugufi ariko ntiwamenya ko agambiriye ibyo bintu kuko nyuma yaho nyine amaze gukuramo isume arambwira ati se ko ufite isoni. ndamubwira ati nta soni mfite kandi arakare kuri gutaruka utambwiye kandi warakambwiye ukuntu ngo watangiye unamusiga amavuta mu mugongo yambaye isume none arambwira ati hari ahantu nari gushyikira yego ako kandi hari ahantu nari gushyikira waza ukansigira amavuta mu mugongo. Ndaseka arambwira ati se ahantu ngenda umugabo wawe ku buryo ngusiga amavuta. Arambwira ati sha ibyo ntabwo ari byo. Uri kwandika ukamubwira abantu bari kuri kamera hari ukuntu umujijisha wabwira umuntu ngo njyewe ngiki ngo ndi umugabo wawe wese wabimubwira koko. Ntabwo nigize nyine narabimubwiye nabwira ati ariko umugabo wawe niwe wenyine wemereye kugukora ari niwe wemereye kugusiga amavuta. Mbwira rero imbo umugabo atari buze nisohoke. Arambwira ati hoya ibyo nabirenze ngo nitsigire hano ntabwo ndimo kwajya. Ndakomeza ndabyanga none harangije aravuga ati ukebyihorere. Nahije navuga ati kugira ngo utarakara reka magusigira namusigiye none ikibazo mfite ubwenge bwari bugarutse cyane mba nari ikibazo mfite ndamusigira ndangije nitangira gute nitansubira kwicara nsubira muri telefone. none arangije ahita afata isume yahise afata isume arongera akenyera neza
indi yo mu mutwe arongera arambara yaje ahita agenda afata fanta nyine ahantu muri tiruwari wagira ngo yari yabiteguye yari ya fanta nini ya coca arambwira ati rero hano hari inzoga kandi hari na coca ntabwo najya kukuzanira inzoga hanze kandi nzi kutanywa inzoga nanjye ndamubwira ati se ko nzi kutanywa inzoga wazinyweshejwe n'iki arambwira ati shayi biriya ni bya bindi byo mu rugo nyine no kugira ngo nereke umugabo ko nazinywa ariko inzoga ndazinywa rwihishwa arambwira ati se ko nzi ko dusengana kandi uri umuririmbyi ugiye mu bintu by'inzoga gute arambwira ati shayi ibyo ntabwo ari byo byihorera yampaye inzoga nako yampaye fanta nsukira mu karahure ubundi ya mbere ndazinywa ati ese ko mbona wa mutipe yatinze ariko mu gihe ndimo kugira numva nyine nagiye guhinduka ukuntu nagiye guhindura ubwenge nyine tu hangije nibwo yahise avuga ati se ko mbona utangiye gutekereza cyane ubaye iki ambwira ati sinzi impamvu nyine ndikumva mfite isereri ndikumva nameze neza tu arambwira ati ongera umwe nta kibazo kumbe fanta uko nyizi nta nubwo ariko uko ndi kuyinywa nuko nayumvaga mbere siko nayumva ahubwo yafashe imba yarafashe rikeri imba yarafashe iki avangamo mani nyuma y'iminota 30 yari maze gusinda nyine numva ndi furitu numva nanjye nashiritse ubwoba nta kintu cyo gutinya gifite aho yanganiriza nanjye ngamuganiriza yatera story akabona nyine ibintu birimo kuza tu tukakomeza tukinywera man hari inzoga zikora pe mara abakobwa bavuga ngo gute man hari inzoga zikora hari ukuntu uzajya muri geti y'umuhungu abakobwa ngo bajya bibakora ariko kugira ngo hari umukobwa ujya muri geto atabipanze ariko umukobwa ujya muri geto n'ubundi abasanzwe yiteguye ahubwo kwa kuntu uvuga ngo njyanye na mugenzi wanjye hari ukuntu hagera akabakamutengo ugasanga nk'umuhungu ameze nk'aho uvuga ati agomba kuzana mugenzi we hari ukuntu nyine uzana mugenzi wawe mani mwese ahubwo mukahava babakwakwanije kandi ari umuhungu umwe afata fanta akayikoroga nyine imana ntabwo mumenye igihe byabire kandi mwese n'ubundi mutaha ubundi umuhungu yateguye ntabwo wamucika rero n'abakobwa bateguye ntabwo babacika kuko icyo gihe nyine yahise ambwira ati uko byabaye nyine komeza nyine twinywere avuga ati n'ubundi wanyweye inzoga byarangiye nanjye ndanywa ndavuga ati ngera mu rugo ndajya ku rusengero nihane birangiye wihane cyane ko utari no muri korari ubwo ari utari n'umukristo wemewe wasengagayo gusa none ndangije anangiye gushirika ubwoba nangiye kumwiyumvamo nangira nyine nawe atangira kuza nyegera n'abashaka ifoto bazangire nyuma bareba ukuntu nari imeze barifotoje ariko nayo nabahada mutahitamo mumubona cyangwa se mukamumenya bizakurangira gute nyine bizakurangira nyine tangiye pole nyine zanyegamijaho step by step mukoraho numva byandi byose tu birangira nyine twisanze mu buriri urumbyuka mu gitondo telefone yasonye mu gitondo kuko ndibuka ko twakoze akazi nyine ari nijoro ariko ntabwo nabyibukaga neza kuko ndibuka ko twagiye ku buriri kora akazi nyine bya bindi tukasamana bisanzwe n'ubundi mpitangwa agacunda sinzira nicaye mu gitondo nicaye ari telefone impamagaye ndabyuka mbona ni sheri wanjye wambuze sheri wa wundi murumuna w'umukobwa mukorana nsanga yambuze noneho ndangije ndamwitaba ndangije arangurura arambwira ati uwo muntu mukupa kuko ntabwo yabyumvishe yabyumva kuri telefone ari kunyica ndangije mpita mukupa nyine ndamubwira ati ndahuze cyane ndi mu kazi kenshi ndamubwira ati ndaje ndaguhamagara ndamubwira ati ndibuka ko inaha mu rugo nabwo yambwiye ati se kubera iki watinze kandi nzi ko
ako kazi nahaje inshuro ebyiri utagiye waruri ahubwo ahantu najyanye ibikoresho biba ngombwa ko ndarayo nyine natangiye kumubeshya urumva nyine nk'umuntu umunyabyaha ubundi icyo ukoze icyaha gita kibyara ikindi cyaha ntagira kumubeshya nababwira ati nari najyanye ibintu mu mujyi wa Gisenyi hariya nyine mu mujyi wa Gisenyi nari najyanye ibintu byombo naje ngo ndarayo nyine kuko nabonaga butinze njuka mu gitondo bankoresha kandi kazi yo nyine kuko naho hari iduka ryabo nyine nagira kuntu mbabeshya ngo ahantu bafunguye shop nshyashya noneho ariko mbere hagati tugarutse inyuma hagiye mu gitondo ntiyanyurwa aravuga ati ninjoro wankoreye umuti umugabo wanjye atigize ankorera gute ngo se ubu rero umwana nyine we yatubwiye umuti ngo namukoreye umuti ku rwego umugabo we nyine ngo ntabwo yigeze abigerageza ariko menya ubwo ari inzoga zawe ni nayo mpamvu ngo yaguhaye bya 200,000 wavugaga ibyo 200,000 uburetse nuko arambwira ati rero ntabwo nagenda utongeye ntabwo byabo arambwira ati se mahuje wareka ibi bintu tukabivamo kari ibintu byatujyana mu bintu byinshi ko byajya bituma mpora nkwifuza ngo ahubwo nibyo nshaka avuga ati oya ibi bintu reka tubireke arambwira ati oya ibindi byose cyangwa uzambwire nkwirukane ku kazi kandi uzi ko nta handi hantu ho kujya avuga ati rero ko nta handi ho kujya mpigereka mukorera umuti rongera dutaha saa 5 z'amanywa subiramo ngewe yabanje kunyohereza mbere oya niwe wabanje kugenda yabanje kugenda ndabanza ndakata njya mu rugo hahandi ndoga mpindura imyenda maze guhindura imyenda nsubira ku kazi buka ko hari kwa gatanu arambwira ati rero nagezeho nka saa 6 we yari yagezeho nka nagezeho saa 7 ni saa 7 yagezeho saa 7 gutyo n'igice ko nge hageze saa 7:40 gutyo ntabwo natinzeho cyane we hageze usanga yahageze ntabwo nibuka isaha yahagera ariko nzi ko twavuye muri hoteli saa 5 zuzuye yego nawe ahita agenda noneho mba ngiye mu rugo ndoga maze koga ko ni hano Kicukiro nyine maze koga nzamuka moto njyana mu mujyi njya mu kazi mu kazi nsanga yahageze nanjye arambwira ati se ko watinze kwa kwijijije arambwira ati natinze yagiraga amahane se kugera gutonganyije nta kintu yigize ambwiye aramajije ku cyo watinze kugira ngo abakobwa bataza kubimenya abo mukorana wa mukobwa ataza kubimenya batavuga ko mwe mubiziranye nanjye ndamubwira ati twagize nyine hari ahantu habaye impanuka hari ku giti cy'inyoni ntangira kubeshya nyine we yarabizi ko ndi kubeshya ariko ari gushaka kugira ngo mujijishe abo mukorana tuza kujijisha abo dukorana arangije arambwira ati okay njye nta kibazo ubwo amafaranga yari yamaye amafaranga 80,000 nza kumuha ndabimuha arabara leta bibika niba tuyoke subira mu kazi tunambara imyenda nyine kuko hari imyenda twambara turi mu kazi isurubeti uyu nagari gisarubeti twe dufite nyine hari taburiya twambara naga ko nago akenshi intuza yacu nini nyine tu ni ahantu bacururiza ibyuma byose byo mu ibikoresho byo mu gikoni byose harimo n'amafirigo harimo mbese ni buri gikoresho cyose cyo mu gikoni ubwo amaze kubara amafaranga usubiye mu kazi nyuma yo mwatangiye kubana gute ijuru twabanje twirenza iminsi 2 ubwo hari kwa 5 hari kwa 6 icyumweru kuwa mbere arongera arambwira ati ndashaka ko duhurira mu yindi hoteli ntabwo turi busubire ahandi twese tuza hano naho ni mu mujyi ariko ni hoteli yo hepfo arambwira ati manuka turaza guhurirayo ugenda ufata icyumba ukishyure ndaza kugusanga agenda ndakishyura maze kukishyura ansangayo nimugora saa 12 kuko nagiye saa 12 araza kuko umugabo we ntabwo ari mu Rwanda ari hanze arangije ahita ansangayo
hangitse nyine kora akazi nka kwa kundi bitangira nyine kuba akamenyero bitangira kuba akamenyero nyine nanjye numva nta kibazo nta bintu byinshi numva byaramaze kuba koronike kuko iyo ukoze icyaha rimwe ndabizi iyo ukoze iki cyaha nibyo twavuze icyaha kibyara ikindi cyaha iyo ukoze iki cyaha rimwe urakomeza kereka iyo uri wa muntu ufite igaruriro nyine ugahita ugaruka ariko iyo ugikoze rimwe mbese kita kikujya mu maraso. None se uko wabikoraga hari tipe yaguhaga wenda uvuge ngo hari amafaranga guha yakugeneraga cyangwa ubundi bufasha guha? Uri kumva nyine cya mbere ni akazi nyongeje umushahara nshyira kuri base. Icya kabiri buri kwezi yarenzaga handi mafaranga nyine. Noneho uko tugiyeyo ntabwo yaburaga n'ibihumbi 100 cyangwa se 50. Nyine ntabwo yaburaga amafaranga make. Buri kumva yari agashimwe namukorera umuti neza fresh. Noneho aho ngaho turahava kajya tubigira akamenyero nyine. Rimwe nibwo yafashe amafaranga 80. Ambwira ati bijyane mu rugo bijyanayo. Abakozi baho nyine yari yarabirukanye nyine arababwira ati kubera umugabo adahari ntabwo mwasigara mu rugo kandi nanjye akenshi mba hari hasigara umuhungu umwe watekaga nyine akamenya n'utundi tuntu twose twande kuko imyenda nyine bajyana mu mashini bajya gufurisha. Bajyana gufurisha ntabwo bakorera mu rugo kereka wenda yabo bana batoya kuko n'abana n'abahungu. Niyo mpamvu yasigaje umuhungu. Abana babaga bari mu rugo cyangwa babaga bari ku ishuri? Babaga bari mu rugo ariko uri kumva birirwaga ku ishuri bagataha nimugoroba. Hari uwo mutipe ni waba bamenyeraga buri kimwe cyose bari bafite n'umushoferi ubatwara ku ishuri akanabazana. Narangije arambwira ati se wazize perime noneho ukageza kuntwara mu rugo ukagenda mu kazi azana guha imodoka. Yashakaga kugwa n'imodoka. Nangije ndavuga ati se nibiba yego nzajyayo. Nagiye kwiga icyumweru kimwe nyine provisoire ndatsindwa. Negereza nyine kuzasubirayo ikindi cyumweru ndatsinda yego provisoire ndayifite. Ubu nari ndi kwiga perime ariko ibyo byo kwiga reka tubiretse. Nyuma rero nibwo naje kumenya iwabo noneho tukajya twisandura byo muri hoteli tubivamo ngenzi wabo buri munsi nyine buri uko dutashye nimugora tukaza twasinze tukaza mbese turi furi wa mutipe nyine nawe akamutera tipe akavuga ati zambabara uceceke umugabo wanjye ntazabimenya na kamera bagira wenda ngo azaza abirebe ko nyine ni ahantu nyine hiyubashye ariko urebye na kamera bigize bashyiraho nyine tu sinzi wasanga hari nuko yabitekinikaga mbere narajyayo wasanga ariko kubera tumaranye iyo myaka 3 ntago nari mbimuzeho cyane. Nuko nangira kwisanzura abo nkajya nza nk'umugabo mu rugo nanjye nkisanzura nyine tu yakinjira mu rugo nanjye nkaza wa musore nkamutera tipe nyine twari twaramenyeranye n'uwo musore nawe yarabaye nibwo yanjye kuko yaranzi nyine ubuzima nakuriyemo nawe atangira nyine kuzagira amafaranga nyine agenda abika menshi. Twaranambwiye ati maze kubakira mu rugo mu cyaro maze kuguraho ibibwana by'ingurube bingahe n'inka 3 ngo yaramaze kuzigura. Nanjye namubwira ati ibyo ni byiza ariko nanjye nubwo ndimo gukora ibi ndabizi ko ari ingaruka nyuma yabyo. Kandi ati wa musore wagiye witonda ko nari boss wacu. Nangira ati rega nanjye iyo namaze kugwa mu mutego nk'uyu kuwikuramo biragoye. Ese ntabwo ugeze ngo umukunde umvuramo usigaye umukunda uwo mama uri kumva nyine umuntu watangiye kugeza mu rugo ntabwo wananirwa kumukunda. Naramukunze byahatari ahubwo namubura nyine abamushere wanjye tugarutse inyuma gato yarampamagaraga tukaganira nkamubeshya nkamubwira uburyo kumuburira umwanya nangira kumubeshya uburyo kimba mugiye mu kazi cyane. Nangije rero no kumuhamagara rimwe akamamagara nkamwiyorera ubwa kabiri birangira nyine nawe atagiye kujya nyandikira mu SMS namubwira ati rero nta kazi kandi urabizi ibyo nimo ni nanjye ndimo kubaka nawe ufitemo inyungu. ndimo kubaka nyine nandi kubaka mu Bugesera
y'akazi ndimo kubaka ariko mfite nayo ndi gukodesha hariya nkabwira turi kubona ni ibintu bikomeye nkabwira ati nzi mu Bugesera nirangira kubaka nzaguha umwanya byahise ko no mu Bugesera aho ngaho oya ndahazi yego mfite ikibanza ariko nta n'itafari na rimwe ndajyana ikibanza gikuye muri ako kazi se hariya ukorana yego nagiye ngo nyine ngirangura ikibanza cya miliyoni kiramo akazi gatoya ariko ntabwo gashimishije ni gatoya cyane nkarekeraho nyine kubera ibyo nirirwagamo mbura umwanya nyine nkajya nenjoyinga nkigira mu bindi byo kwenjoyinga tu uwo mumama turakomezanya umugabo we yaza rero sasa yaza yaragarutse mu rugo abandi mutekereza amanywa nijoro bari handi noneho numva nangiye gufuhira umugabo kandi ari wampaye akazi nangira gufuhira umugabo we bye nahire navuga ati ibintu ni ibiki nkajya mpamagara amabuye nkamubwira ati ndagukeneye ahubwo ari njye nkanamwihamagarira noneho agacika umugabo akavuga ati mfite ahantu nzagera nkamarayo icyumweru ndimo kwita kuri bizinesi umugabo akavuga ati oya ntabwo byakunda ngo cyokora wenda iminsi 3 yo nagukundira ariko icyumweru avuga ati nyine ubwo nzashaka ukuntu byaranja iminsi 3 mbe ngarutse ndangije nibwo rero twahise tugenda tujya muri hoteli Gisenyi tumarayo iminsi 2 umunsi wa gatatu ndibuka ko twahise tujya Masaka ni muri Kayonza muri Kayonza kugira tujijishe nyine abantu batazamenya ibyacu twarayo iminsi 2 Gisenyi tujya Kayonza naho tumarayo umunsi ahita ataha ansigayo mba muri icyo cyumba yari yarishyuye iminsi 2 mbamo noneho ndangije nanjye ya minsi nyine yaravuze ko ari njye azasigayo sigarayo mbeshya nyine ko ndi mu kazi nkajya muhamagara nkamubwira nyine ari mu kazi nkambwira ati akazi kameze neza ngese aho bimeze bite nangije hambwira ati akazi kameze neza fresh nta kibazo nangije yari ikintu ndi kwibaza maho hagati uko mwabonanaga wibukaga kwikingira wenda ngo ukoresha agakingirizo cyangwa se ubundi buryo bwo kwikingira wenda ubwa mbere duhurira muri hoteli bwa mbere na mbere ntabwo kubera ntabwo nari nabyiteguye ubwo nibwo tutikingiye wenda n'undi munsi umwe turi Gisenyi ntabwo twikingiye ndabyibuka yego ese nta mpungenge wari ufite kwenda yarakwanduje ibindi birwara cyangwa se uko nabonaga nta kibazo afite nyine nabonaga nimutera inda bizagenda bite ariko akunda rero kwisura ukavuga ati nawe cyaba ni handi uvuga ati niyo nahagwa aha ngaha naba nzizo kure icyo gihe uri mu gishuko pe nta kintu uba witaye iyo wageze muri kiriya cyaha nta kintu witaho ubwo nyuma uri Kayonza mwagiye mu kazi ugiye kuhava nyuma yaho byakomeje gute umugabo yaraje mutakiri kubonana uko bikwiye umugabo we nyine yaraje bamarana amezi 3 ahita asubira hanze muri kwa kwezi kwa kane rero nibwo nagarutse mu rugo nyongera nyine mba nk'umugabo mu rugo kimwe cyose tukanywa umugabo yari yarasubiye hanze cyangwa tugasinda ari abaturanyi nta kibazo bari bazi nyine ko ndi umukozi bari bazi kuri umukozi noneho naratangiye no kwiga imodoka na wa mutipe nyine wigisha imodoka hano mu Nyarugenge ni hano Nyarugenge nyine hari ahantu bigisha ikibuga cy'umupira uri kujya Nyamirambo kunoza kuri tapi kuri tapi niho naragendaga nkiga namara kwiga nkahita muhereza nka 5 nkamubwira ati ngeza mu rugo nyine nkahita nza kwa mabuja ubwo ahandi nasize undi mutipe twari duturanye hakurya mu cyaro musigaye namubwira ati rero ndamubwira ati wowe uzaba ureba ahantu buri cyo kurya umuhira nibera muri urwo rugo nyine natani mugoroba nkaza mu rugo nisanzura nyine nk'umugabo bagateka tukarya turi mu nzu tugakina nyine ya mikino y'abantu bakundana ariko nanone nkigarura nkavuga ati se
iyo kari umugabo kari umugore w'umugabo ibi bintu ndimo ni ibiki avuyemo saa tanu yego nawe ahita agenda noneho mba ngiye mu rugo ndoga maze koga kuko ni hano Kicukiro nyine maze koga nzamuka na moto njyana mu mujyi njya mu kazi mu kazi nsanga yahageze nanjye arambwira ati se ko watinze kwa kwijijije arambwira ati natinze yagiraga amahane se kugera gutonganyije biri nta kintu yigeze ambwira aramajije ku cyo watinze kugira ngo abakobwa bataza kubimenya cyangwa wa mukobwa ataza kubimenya batavuga ko mwaye mubiziranye nanjye ndamubwira ati twagize nyine hari ahantu habaye impanuka hari ku giti cy'inyoni ntangira kubeshya nyine uwo yarabizi ko ndi kubeshya ariko ari gushaka kugira ngo mujijishe abo mukorana tuze kujijisha abo dukorana arangije arambwira ati okay njye nta kibazo ubwo mu mafaranga yari yamaye amafaranga 80 nza kumuha ndabimuha arabara leta bibika niba tuyoke subira mu kazi tunambara imyenda nyine kuko hari imyenda twambara turi mu kazi isurubete uyo nagiri gisarubete twe dufite nyine hari taburiya twambara naga kuko ntago akenshi intu zacu nini nyine tu ni ahantu bacururiza ibyuma byose byo mu ibikoresho byo mu gikoni byose harimo n'amafirigo harimo mbese ni buri gikoresho cyose cyo mu gikoni ubwo amaze kubara amafaranga usubiye mu kazi nyuma yo mwatangiye kubana gute ijoro twabanje twirenze iminsi 2 ubwo hari kuwa gatanu hari gatandatu icyumweru kuwa mbere arongera arambwira ati ndashaka ko duhurira mu yindi hoteli ntabwo turi busubire ahandi twese tuza hano naho ni mu mujyi ariko ni hoteli yo hepfo arambwira ati manuka turaza guhurira ugiye nufata icyumba ukishyure ndaza kugusanga agenda ndacyishyura maze kucyishyura ansangayo nimugoroba saa 12 kuko nagiye saa 12 araza kuko umugabo we ntabwo ari mu Rwanda ari hanze arangije ahita ansangayo arangije nyine dukora akazi nka kwa kundi bitangiye nyine kuba akamenyero bitangira kuba akamenyero nyine nanjye numva nta kibazo nta bintu byinshi numva byaramaze kuba kronika kuko ngo iyo ukoze icyaha rimwe ndabizi iyo ukoze iki cyaha ibyo twavuze icyaha kibyara ikindi cyaha iyo ukoze iki cyaha rimwe urakomeza kereka iyo uri wa muntu ufite igaruriro nyine ukahita ugaruka ariko iyo ugikoze rimwe mbese kita kikujya mu maraso none se uko wabikoraga hari tipe yaguhaga wenda uvuge ngo hari amafaranga guha yakugeneraga cyangwa ubundi bufasha guhaga uri kumva nyine cya mbere ni akazi yongeje umushahara ukira kuri base icya kabiri buri kwezi yarenzaga ahandi mafaranga nyine noneho uko tugiyeyo ntabwo yaburaga n'ibihumbi 100 cyangwa se 50 nyine ntabwo yaburaga amafaranga make buri kumva yari agashimwe namukorera umuti neza fresh noneho aho ngaho turahava kajya tubigira akamenyero nyine rimwe nibwo yafashe amafaranga 80 ambwira ati bijyane mu rugo bijyanayo abakozi baho nyine yari yarabirukanye nyine arabwira ati kubera umugabo adahari ntabwo mwasigara mu rugo kandi nanjye akenshi mba mpari hasigara umuhungu umwe watekaga nyine akamenya n'utundi tuntu twose twande kuko imyenda nyine bajyana mu mashini bajya gufurisha bajyana gufurisha ntabwo bakorera mu rugo kereka wenda y'abo bana batoya kuko n'abana n'abahungu niyo mpamvu yasigaje umuhungu abana babaga bari mu rugo cyangwa babaga bari ku ishuri babaga bari mu rugo ariko uri kumva birirwaga ku ishuri bagataha nimugoroba hari uwo mutipe ni waba bamenyeraga buri kimwe cyose bari bafite n'umushoferi ubatwara ku ishuri akanabazana narangije arambwira ati se wazize perime noneho ukageza kuntwara mu rugo ukagenda mu kazi nkazana imodoka yashakaga kuguha n'imodoka narangije ndavuga ati se nibiba yego nzajyayo
nagiye kwiga icyumweru kimwe nyine provisoire ndatsindwa, ntegereza nyine kuzasubirayo ikindi cyumweru ndatsinda, yego provisoire ndayifite, ubu nari ndi kwiga perimi, ariko ibyo byo kwiga reka tube tubiretse. Nyuma rero nibwo naje kumenya iwabo, noneho tukajya twisanzura byo muri hoteli tubivamo nkagenzi iwabo buri munsi nyine, buri uko dutashye nimugoroba tukaza twasinze, tukaza mbese turi furi, wa mutipe nyine nawe akamutera tipe akavuga ati uzamubare ubuceceke, umugabo wanjye ntazabimenya, nta kamera bagira wenda ngo azaza abirebe. Nyine ni ahantu nyine hiyubashye, ariko urebye nta kamera bigize bashyiraho nyine tu, sinzi wasanga hari nuko yabitekinikaga mbere narajyayo wasanga, ariko kubera tumaranye iyo myaka 3 ntabwo nari mbimuzeho cyane. Nuko nangira kwisanzura iwabo, nkajya nza nk'umugabo mu rugo, nanjye nkisanzura nyine tu, yakinjira mu rugo nanjye nkaza wa musore nkamutera tipe nyine, twari twaramenyeranye n'uwo musore, nawe yarabaye niga yanjye kuko yaranzi nyine ubuzima nakuriyemo, nawe atangira nyine kuzagira amafaranga nyine agenda abika menshi. Twaranambwiye ati maze kubakira mu rugo mu cyaro, maze kuguraho ibibwana by'ingurube bingahe n'inka 3 ngo yari amaze kuzigura. Nanjye namubwira ati ibyo ni byiza, ariko nanjye nubwo ndimo gukora ibi ndabizi ko ari ingaruka nyuma yabyo. Kandi ati wa musore wagiye witonda ko nari boss wacu. Nanjye ati nanjye iyo namaze kugwa mu mutego nk'uyu kuwikuramo biragoye. Ese ntabwo ugeze ngo umukunde wumvuramo usigaye umukunda uwo mama urikumva nyine umuntu watangiye kugeza mu rugo ntabwo wananirwa kumukunda, naramukunze byahatari, ahubwo namubura nyine wamushe wanjye tugarutse inyuma gato yarampamagaraga tukaganira, nkamubeshya nkamubwira uburyo kumuburira umwanya, nangira kumubeshya uburyo kimba mugiye mu kazi cyane. Nangije rero no kumuhamagara rimwe akampamagara nkamwihorera, ubwa kabiri kuko birangira nyine nawe atangiye kujya nyandikira mu SMS, namubwira ati rero nta kazi kandi urabizi ibyo nimo nanjye ndimo kubaka, nawe bifitemo inyungu. Ndimo kubaka nyine, nandi kubaka mu Bugesera, y'akazi ndimo kubaka, ariko mfite nayo ndi gukodesha hariya. Nkabwira turi kubona ni ibintu bikomeye, nkabwira ati nzi mu Bugesera nirangira kubaka nzaguha umwanya. Byahise ko no mu Bugesera aho ngaho ndahazi, yego mfite ikibanza, ariko nta n'itafari na rimwe ndajyana. Ikibazo gikuye muri ako kazi se hariya ukora? Nagiye ngo nyine ngirangura ikibanza cya miliyoni, kiramo akazi gatoya ariko ntabwo gashimishije, ni gatoya cyane. Nkarekeraho nyine kubera ibyo nirirwagamo mbura umwanya nyine, nkajya nenjoyinga nkigira mu bindi byo kwenjoyinga tu. Uwo mumama turakomezanya, umugabo we yaza rero sasa, yaza yaragarutse mu rugo, handi mutekereza amanywa nijoro, bari handi noneho numva nangiye gufuhira umugabo we, kandi ari wampaye akazi, nangira gufuhira umugabo we bye. Nanjye navuga ati ibintu ni ibiki, nkajya mpamagara amabuye nkamubwira ati ndagukeneye, ahubwo ari njye mwana mwihamagarira. Noneho agacika umugabo akavuga ati mfite ahantu nzagera nkamarayo icyumweru ndimo kwita kuri business. Umugabo akavuga ati oya ntabwo byakunda ngo cyokora wenda iminsi 3 yo nagukundira, ariko icyumweru avuga ati nyine ubwo nzashaka ukuntu byaranja iminsi 3 mbe ngarutse. Ndangije nibwo rero twahise tugenda tujya muri hoteli Gisenyi, tumarayo iminsi 2. Umunsi wa 3 ndibuka ko twahise tujya Masaka, ni muri Kayonza, muri Kayonza kugira tujijishe nyine abantu batazamenya ibyacu. Twaraye iminsi 2 Gisenyi, tujya Kayonza naho tumarayo umunsi, ahita ataha ansigayo mba muri icyo cyumba. Yari yarishyuye iminsi 2 mbamo. Noneho ndangije nanjye ya minsi nyine yaravuze ko ari njye azasigayo, sigarayo mbeshya nyine ko ndi mu kazi. Nkajya muhamagara nkamubwira nyine ari mu kazi, nkamubwira ati akazi kameze neza, ngese aho bimeze bite. Nangije hambwira ati akazi kameze neza fresh nta kibazo.
nangije yari ikintu ndi kwibaza maho hagati uko mwabonanaga wibukaga kwikingira wenda ngo ukoresha agakingirizo cyangwa se ubundi buryo bwo kwikingira wenda ubwa mbere duhurira muri hoteli bwa mbere na mbere ntabwo kubera ntabwo nari nabyiteguye ubwo nibwo tutikingiye wenda n'undi munsi umwe turi Gisenyi nabwo ntabwo twikingiye ndabyibuka yego ese nta mpungenge wari ufite kwenda aba yarakwanduje ibindi birwara cyangwa se uko nabonaga nta kibazo afite nyine nabonaga nimutera inda bizagenda bite hari uko wakunda ureba ku isura ukavuga ati nawe cyaba bihandi uvuga ati niyo nahagwa aha ngaha naba nzizo kure icyo gihe uri mu gishuko pe nta kintu uba witayeho iyo wageze muri kiriya cyaha nta kintu witaho ubwo nyuma uri Kayonza mwagiye mu kazi ugiye kuhava nyuma yaho byakomeje gute umugabo yaraje mutakiri kubonana uko bikwiye umugabo we nyine yaraje bamarana amezi atatu ahita asubira hanze muri twa kwezi kwa kane rero nibwo nagarutse mu rugo nyongera nyine mba nk'umugabo mu rugo kimwe cyose tukanywa yari yarasubiye hanze anywa tugasinda ari abaturanyi nta kibazo bari bazi nyine ko ndi umukozi bari bazi ko uri umukozi noneho naratangiye no kwiga imodoka na wa mutipe nyine wigisha imodoka hano mu Nyarugenge hano Nyarugenge nyine hari ahantu bigisha ikibuga cy'umupira uri kujya Nyamirambo kunoza kuri tapi niho naragendaga nkiga namara kwiga nkahita muhereza nka 5 nkamubwira ati ngeza mu rugo nyine nkahita nza kwa mabuja ubwo ahandi nasizeyo undi mutipe twari duturanye hakurya mu cyaro musigaye ndamubwira ati rero ndamubwira ati wowe uzaba ureba ahantu buri cyo kurya umuhira nibera muri urwo rugo nyine natani mugoroba nkaza mu rugo nisanzura nyine nk'umugabo bagateka tukarya turi mu nzu tugakina nyine ya mikino y'abantu bakundana ariko nanone nkigarura nkavuga ati se iyo kari umugore w'umugabo ibintu ndimo ni ibiki tekerezaho mukatekerezaho ariko nkajya mbona nkabona mabuja hari akandi gasura ari kuzana nkabona nyine asigaye ameze nabi nyine ariko tugikundana umeze nabi se kubw'uburakari bwo kuba wenda atangiye kukwanga cyangwa se ntabwo yatangiye kunyanga ahubwo yankunze kurushaho ariko nabona imyitwarire ye nkabona ni umuntu utwite bagati si ibintu ni ibiki rimwe ajya kwipimisha koko asanga aratwite kuko ibimenyetso yari afite ibimenyetso by'umuntu utwite kumwe uba uruka ugera ute nkakambwira ngo ndimo kumumurira nabi ariko nyine akongera akigarura nyine tugasubira muri gahunda zacu umwe nibwo yaje gutwita gusa nk'abiba bicitseho nyine kubera yari amaze gutwita ajijisha umugabo we kariye ariko nanjye ntabwo nabyemeraga ko ari yanjye navugaga ati kareka ni umugabo wawe ariko akambwira ati ndabizi neza umugabo wanjye kuko nabuze imihango tugikundana umugabo ataragaruka nanjye navuga ati ntabwo mbyemera ntabwo ari njye kumbeshya ibyo bintu byose tubicamo akubwiye ko atwite kandi atwite inda yawe ariko n'ubundi njye nkabyirengaza nkavuga ati afite amafaranga azamurera kandi natamurera ntabwo azamume umutware kuko nawe wari umaze kubona ubwo utangiye kumera neza nari nangiye kumva ko umwana atakunanira ariko ukirengagiza ko ari we ugutunze noneho umwana arangije amezi 9 ashize ajya kubyara agiye kubyara ndamuherekeza umugabo we yari ari hanze arabyara araza umwana nyine amugurira buri kimwe cyose ko ndibuka ko tujya kwa muganga yarambwiye ati uzambabarire ntuzabwire umugabo wanjye iyo ndari yawe sizagira umenya ko inda ari iyawe kuba umugabo wese wowe wari kumuheraho bimubwira
ntangira kumva naho nari kubimubwira rangije ambwira ati ntacyo navuga nta kindi kintu navuga nyine urabizi ko umugabo yawe mwubaha nubwo wenda dukora ibi ngibi ariko ngenda mwubaha ese wumvaga nta feeling z'urukundo rw'umwana umva nawe umwana yari uwawe ntabwo wananirwa kumukunda umwana ndamukunda ndamwegereza nyine ahubwo nkajya ngenda mu rugo nkamuterura tugakina umwana nyisanzura nyine akiri mutoya nagenda namuterura nyine ukabona ari guseka arishimye agize nk'amezi 5 umwana kwa kumwe atangira kureba nyine tukajya dukina kenshi akajya abona ni ngewe turi kumwe noneho amara umwaka nyine uwo mwana yongera amara umwaka nyine umwana nyine yuzuza umwaka kumva umwana umwaka batangiye kumenya uhitamo kureba se cyangwa se utari se namuterura umwana nyine nkabona arishimye nkabona nyine ameze neza nkumva urukundo nyine muri ngeri yombiho umugabo we yamuterura ahubwo umwana akarira njyewe namuterura agaceceka ariko umugabo nabyitaye akagira ngo ni kwa kundi aba ari hanze akagira ngo ni wowe yamenye abakozi nyine bamenyerana n'abana hanyije nyine nyuma nabwira ati rero ibi bintu ntabwo nzabisubiramo niko wamubwiye ambwira ati hato n'umugabo wawe atazabimenya ugasanga ngiriye nabi cyangwa se hari ikindi kibazo nyine ngize yaje nambwira ati sinzabisubiramo kandi nambwira ati ndavuze ngo ahubwo ejo tuzahurira hano nambwira ati rwose uzagende sizaha yaragiye ajyayo arahamagara arambwira ati uri mu kazi yego arambwira ati arambwira ngo nsanga kuri hoteli hano Kicukiro ndanga navuga ati simari kandi buka ko uwo munsi hari ku cyumweru ari ku cyumweru kuko nari nakoze ari maze kumva nyine ibintu byo gusenga byarambuyemo pe narabyibagiwe ari ku cyumweru arampamagara nanga kujyayo arakomeza arampamagara telefone ndayihorera ahita azamuka n'umujinya mwinshi ahita avuga ati ndavuze ngo guhera none aha utumvira mu kazi hanyije nyine nta kibazo ngende ariko uramemukira nta wundi mukozi uzabona wagukoreraga neza nkanjye wowe wakoraga akazi kose kuko kazi nako mu rugo nangije ngenda ntangira ubuzima bushya nyine nari mfite menshi nyine kubera nari naratangiye kumenyera kunywa inzoga agenda ndayanywera yose arashira nari mfite nongera nsa nk'utangira bishyashya nangije agatoshere wowe mwe mubanyute aho nyine hagati nubwo sheri wanjye yasanze uwo munsi banyirukanye yasanze kunywera inzoga muri ghetto aho mutipe namutumye inzoga namubwira ati wowe ushatse ahantu ugiye ninywera inzoga kandi sheri wese arazi kunywa inzoga araza asanze kunywa inzoga aravuga ati se sheri wabaye ko nari nzi ko utanywa inzoga wari uri kuvuga ngo ushaka kujya muri korari uzajya muri korari umeze utyo nanjye mutekerereza ukuntu byagenze umukobwa ararakara byose byambayeho byose ararakara aragenda amara icyumweru atarampamagara ataramvugisha nanjye nyine kubera ibifite nari ndimo ndavuga ati reka mwihorere ubwo nyine niyo mba ashaka kuza azaza cyangwa se azabyorera ntagihemba muri ibyo nibera mu nzu sinzi ukuntu yagaruye agatima arampamagara nanga kumufata arampamagara nanga kumufata ahamagara wa mukobwa mu mujyi arambwira ati ntabwo muheruka bahita bazana bazanye basanga nibereye mu ntuza muri ghetto nyine nicariye umuziki nicariye muri salo ndi kunywa inzoga none se wumvaga nta mutima ufite wo gusaba umukobwa imbabazi ntazo nari mfite gusa yaraje mubwiye nyine mbabwiye bose mbabwira ukuntu byagiye bigenda ndababwira ati gusa impamvu niyahuzaga inzoga ni umujinya n'agahina afite bw'ukuntu nabyaranye n'uriya mugore ariko akaba atashaka ko umwana azamenya ko ari uwanjye cyangwa se bazamenya ko ari uwanjye icyo kintu nahise mubwira noneho ntabwo mawuje ashaka ko umwana mbere naramubwiye nyine yaranyirukanye ijoro rya mbere rya kabiri rya gatatu
ari nko ku wa gatanu amuhamagara namubwira ati rero ndashaka umwana wanjye njyewe njye kwandikisha umwana wanjye mu irangamimerere ryanjye arabyanga avuga ati sinshobora ahubwo nindamuka menye ko wabibwiye umugabo wanjye icyo nzakora ni njyewe ukizi njyayo umunsi wa mbere ndabimubwiye umunsi wa kabiri ndabimubwiye avuga ati nitaha ngombwa nzamwiba mujyane umujyanye bakwita ko washimuse naje mbitekereza aravuga ati uzamutware njyewe noneho nguteze inzego z'umutekano bagufunge burundu naje ndavuga ati ibintu ntabwo byoroshye za ngaruka z'icyaha hangije nyine ikintu kimbabaza ukuntu no kugera ngo ngende murebe washize amezi 6 narajyayo no kugira murebe byonyine ntabwo byemeye nicyo kintu kimbabaza nicyo kintu kimera agahinda noneho mbibaganirizaho hanyuze umukobwa aravuga ati nimba wemera guhinduka bahita basohora n'inzoga zari ziri mwaho bazijyana hanze nyine baravuga ati ntuzongere kunywa inzoga ndagukunda ni ibintu byinshi nyine turongera turasubira ariko nyuma yaho nyine nkajya ngenda nkajya kubaza umugore nkabwira ati wambabarira ukamenya basi ukamunyereka ukuntu nyereka n'ifoto ye yonyine byibuze arabyanga ntanyuze utabyihorera nyine ndavuga ati nubwo imana nibishaka izamuma cyangwa se byihorera ariko icyo ndimo gutekereza none ni gutekereza ko ikintu ngiye gukora hagati yo kumwiba cyangwa se njyewe utanga ikirego nanga ikirego n'ubundi badufunge ariko nyuma nisohoka muri gereza we ntawagufunga bazamenye ko umwana ari uwa ntawagufunga icyo kibazo mfite nyine tu icyo kintu kujya kumurega ndakeka ko kumurega wenda umwana ashaka kubona uburenganzira rwataba umwaka yabona uburenganzira bwawe bwo kubona se urumva nawe ukabona uburenganzira bwo kumwita umwana wawe ariko kumwiba ni ukugufunga nk'uwashimuse ariko tugiye muri bajyanye muri DNA basanga umwana ari uwanjye wapi yego n'umwana basanga ari uwawe ariko akanya nta burenganzira mufite ababizi bajya muri comment batubwire ese byagenda bite bigenda bite nk'ubu aramutse agiye akiba umwana we akamujyana batubwire muri comment se ni irihe tegeko rikurengera ryo kuba wagenda ukiba uwo mwana nanjye nicyo kintu ndimo kwibaza ese ngende mwibe mujyane twihungire twisubirire iwacu cyangwa se nanga ikirego ese umwana ko numva abayeho mu buzima bwiza si waba umuhemukiye ntabwo azabyicuza byicuza si bongewe gukorera umwana wanjye byananira naho aka kanya yego nakazi mfite nta mafaranga mfite nkabona nasubiye inyuma nyine ariko ikintu nakora nakorera umwana wanjye niki aho yarye icyo narya yarye cyo nakambara yakambara ariko wamutesheje ubuzima bwiza ariko icyambere ni amaraso y'umubyeyi hari ukuba mu buzima bwiza ukazasanga wawe yarakwitakanye ugasanga nanone bimugizeho ingaruka hari n'ukuntu nyine nshobora kumurekerayo nkagenda njya kumusura ariko ntabwo byemewe nyine yarabyanze kumva rero ni ryo hurizo ufite nibe cyangwa se njyana ikirego muri ribe ni ibyo ubwo uherukana n'uwo mugore yakubwiye ngo iki bwa nyuma uherukane bwa nyuma ikintu yambwiye ati no kukubona hano impande y'igipangu cyawe kereka niwemera ko uzongera ukagaruka tukajya dukora nk'ibyo twakoraga ndamubwira ati mu buzima bwanjye ubu namaze gukizwa narongeye nsubira ku murongo